الحمد لله الذي خلقنا ورزقنا ولم يتركنا حملا بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آل بيت رسول الله وعلى صحابته الكرام وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله من النار. dutangiye dushimira Allah subhanahu wa ta'ala, we waturemye kandi akaturemera n'amafunguro, akatwoherereza n'intumwa kugira ngo zize zitwigishe no kugira ngo zize zitwereke inzira nyayo, inzira y'ukuri ikwiriye kutugeza ku Mana bya nyabyo. Amahoro n'imigisha bigwire kandi bisakare ku ntumwa y'Imana Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama, ndetse n'izindi ntumwa zose n'abahanuzi n'abo mu rugo rw'intumwa y'Imana Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama, ndetse n'abasangirangendo be n'abamukurikiye bose n'abandi bazamukurikira mu gukora ibyiza kuzageza ku munsi w'imperuka. Dusaba Allah ko yadushyira muri abo ngabo kandi akazadukura kuri iyi si turi abisilamu nyakuri. Bavandimwe, inyigisho zacu z'uyu munsi ziraganira ku byo twita Noheli, ku byo abantu bakunze kwita Noheli, ivuko rya Yesu, amavuko ya Yesu, cyangwa se kwizihiza ivuka rya Yesu mwene Mariya. Benshi baba bari kuvuga ko bari kwizihiza kandi bari kwishimira ivuka rya Yesu umwana w'Imana, abandi bakavuga ko bari kwizihiza no kwishimira ivuka rya Yesu Imana, abandi bakavuga ko bari kwishimira no kwizihiza ivuka rya Yesu umwana w'Imana kandi akaba n'Imana. Kubera ko hari abavuga ko Yesu ari umwana w'Imana, abandi bakavuga ko Yesu ari umwana w'Imana, abandi bakavuga ko Yesu ari Imana akaba n'umwana w'Imana, naho abandi bakavuga ko Yesu ari we Mana nyayo, ari we Mana yaremye isi n'ijuru ndetse n'ibirimo byose. Aho bavuga ko mbere na mbere hahozeho Jambo, kandi uwo Jambo yahoranye n'Imana, kandi uwo Jambo yari Imana, kandi uwo Jambo ibyaremwe byose niwe wabiremye. Rero turareba ngo Ubuyisilamu bivugaho iki, intumwa y'Imana yo ibivugaho iki, Qur'ani ibivugaho iki.
قال الله تعالى إيمان يتبقى من القرآن إجرتي وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه ati bavuga ko Imana yabyaye, bavuga ko Imana ifite umwana. Ubutagatifu n'ubw'Imana, ntabwo Imana yagira umwana. Subhana. Ubutagatifu n'ubw'Imana, ntabwo Imana yagira umwana. Kubera ko kubyara ni kamere muntu, ntabwo ari kamere y'Imana. Imana kamere yayo ni ukurema, ngo niyo yaremye ibintu byose. Ntabwo Imana yarema Yesu ngo nirangiza inamubyare. Iyo aya wayikura muri suratul Baqara. Iyindi aya Allah aratubwira ati badi'us samawati wal ard anna yakunu lahu waladun wa lam takul lahu sahiba wa khalaqa kulla shay'in wa huwa bikulli shay'in alim. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. Muri iyi aya Allah aratubwira ngo niwe waremye ijuru n'isi kandi arema buri kintu, kandi ari hejuru ya buri kintu cyose, kandi buri kintu cyose Allah arakizi. Ni gute se yagira umwana kandi atarigeze agira umugore? Muri iyi aya iratubwira ko umugabo kugira ngo agire umwana nuko abanza kugira umugore. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء. Iyo niyo Mana yanyu, uwo niwe Allah umurezi wanyu. Nta yindi Mana ihari ikwiriye kugaragirwa uretse we, ngaho ni mumugaragire. Kandi ni umurinzi, ni umuhagararizi wa buri kintu cyose. Iyo aya wayisanga muri suratu Al-An'am. Mu yindi aya Allah aratubwira ati qalu ittakhadha Allahu walada subhana huwa al-ghani lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard. Iyi aya muri surati Yunus aho Allah agira ati bavuze ko Imana ifite umwana subhana, ariko ubutagatifu n'ubw'Imana ntabwo Allah yagira umwana. Huwa al-ghani, arakungahaye kuri byose, ntabwo Allah akeneye kugira umwana. Ibiriho byose ni ibye, ibiremwa byose ni ibye, Allah ntabwo yagira umwana. Indi aya iratubwira iti waqul alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu sharikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhulli wakabbirhu takbira. Iyi aya yo Imana yabwiraga inategeka intumwa yayo Muhammad sallallahu alayhi wasallam, amahoro n'imigisha bimubeho kandi bimusakareho. Imana yari iri kumutegeka imubwira iti vuga ugira uti ugushimwa no gusingizwa n'iby'Imana yo itarabyaye kandi itarigeze igira uwo bafatanyije isi ndetse n'ijuru. Ubwami bwose abo bukagera n'ubwa Allah, ubwami bwose n'ubw'Imana, ntawe Imana ifatikanyije ubwami bw'isi n'ijuru. Kandi ntago Imana yigeze igira igisuzuguriro ngo ikenere uwayikura
ho igisuzuguriro cyangwa se ngo ayubahishe, wakabiruhu takbira, ngaho yikuze ukuri ko kwikuza, ngaho yisingize ukuri ko kwisingiza. Iyi aya wayisanga muri suratu al-Isra. Mu yindi aya Allah arongera akatubwira ati وَيُنذِرُ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. Allah atubwira ko yamanuye Qur'ani kugira ngo iburire abavuze ko Imana ifite umwana, وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ, kandi ibyo babivuze nta bumenyi babifitiye, وَلَا لِآبَائِهِمْ, ndetse n'ababyeyi babo nta bumenyi babifitiye. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. Ati ni ijambo rikomeye cyane ryaturutse ku ndimi zabo, ni ijambo rikomeye cyane bavuze bavugishije iminwa yabo. Ati kandi ibyo bavuze ni ukubeshya, ibyo bavuze ni ikinyoma. Ntabwo Imana ibyara, ntabwo Imana igeze ibyara, ntabwo Yesu ari umwana w'Imana. Nanone Allah muri Qur'an arongera akatubwira ngo ma kana lillahi an yattakhidha min waladin subhana. Iyi aya nayo wayisanga muri suratu Maryam, aho Allah agira ati ntabwo Imana yigeze igira umwana, nta nubwo byari bikwiriye ngo Imana ibyare cyangwa se igira umwana. Ubutagatifu n'ubw'Imana, ntabwo Imana yabyara. Nanone Allah arongera akatubwira muri Qur'an agira ati وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. Iyi aya Allah atubwira ati baravuze ngo Imana ifite umwana, ariko ni ijambo ribi bavuze, ni icyaha gikomeye bakoze kuvuga ko Imana ifite umwana. Ijuru ryari rigiye gushwanyagurika, ndetse n'isi yari igiye gusatagurika, yewe n'imisozi yari igiye kurimbagurika kubera kuvuga ko Imana ifite umwana. Kandi ntago rwose Imana yagira umwana, ntago Imana yabyara. Ibiri mu isi n'ibiri mu ijuru byose ni ibya Allah, ni iby'Imana, ntago Imana yabyara. Ibiri mu isi n'ibiri mu ijuru byose bigaragira Allah, bityo ntago Imana yaba yarabyaye umwana ngo nirangiza imugire umugaragu wayo. Niba muvuga ko Yesu mwene Mariya ari umwana w'Imana, Imana yivuga ko ibiri mu isi n'ibiri mu ijuru byose ari abagaragu bayo, ntago rero Imana yabyara ngo nirangiza ifata umwana wayo yabyaye imugire umugaragu wayo, kubera ko nta wishimira kuba yafata umwana we ngo narangiza amuhindura umugaragu. Ibiri mu isi byose aho biva bikagera Imana irabizi,
kandi buri wese ku munsi w'imperuka azaza ari wenyine, ahagarare imbere y'Imana, ajye mu rubanza abazwe ari wenyine, ibyo yavuze ndetse n'ibyo yakoze byose azabibazwa ari wenyine. Nta mwunganizi azaba afite ari kubazwa, azabazwa wenyine, narangiza asubize wenyine. Buri jambo wavuze uzaribazwa, na buri gikorwa wakoze uzakibazwa. Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Nta jambo umuntu avuga uretse ko abamarayika bararyandika, azarisanga mu gitabo cy'ibikorwa bye ku munsi w'imperuka. Buri jambo ryose wavuze uzaribazwa. Bityo bavandimwe b'Isilamu, dukwiriye kwitondera ibyo tuvuga, dukwiriye no kwitondera ibyo dukora, kubera ko byose birandikwa, byose tuzabisanga biri mu gitabo cy'ibyo twakoze. wawajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada. Allah nikavuga ngo bazasanga ibyo bakoze byose bihari mu gitabo cyabo, kandi nta muntu n'umwe Imana izarenganya cyangwa se ngo imuhuguze. Bityo twitondere amagambo tuvuga kandi tunitondere ibikorwa dukora, kubera ko tuzabibazwa. Rero nanone Allah arongera akatubwira muri Qur'ani agira ati: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. iyi aya iri muri surati Al-Furqan, aho Allah agira ati: yuje imigisha we wamanuye Qur'ani ku mugaragu we kugira ngo iburire abatuye isi bose. Wa wundi utunze kandi akaba ahatse ibiri mu isi ndetse n'ibiri mu ijuru byose, walam yattakhidh walada, kandi ntabwo yigeze abyara, nta n'uwo babangikanye mu bwami bwe, niwe waremye buri kintu kandi arangije arakigenera. Nanone Allah arongera akatubwira agira ati: لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. Allah none arongera akatubwira muri aya agira ati: iyo Allah aza gushaka kugira umwana, yari guhitamo mu biremwa yaremye ibiremwa by'imbonera kuruta ibindi, akaba ari byo agira abana be. Bityo rero ntabwo Imana yabyaye, nta nubwo Imana izabyara, nta nubwo Imana ifite umwana. Mu yindi aya Allah arongera akabwira akanategeka intumwa ya Muhammad sallallahu alayhi wasallama ati: babaze uti, fastaftihim, babaze uti, ali rabbika albanat wa lahum albanun. Ese Imana yawe yabyaye abakobwa, bo babyara abahungu? Iyo bigamba bavuga ko abakobwa baciriritse,
bavuga ko abahungu aribo bafite agaciro kuruta abakobwa. None se nimba ari gutyo bimeze, ni gute Imana yabyara abakobwa bo ikabaha abahungu? Ko bavuga ko abakobwa ko bavuga ko abamarayika ari abakobwa b'Imana. Ni gute? Ahangaha Imana iri gusubiza ba bandi bavuga ko abamarayika ari abakobwa b'Imana, ababwira ati nose ni gute muvuga ko abahungu baruta abakobwa, hanyuma Imana yo ikabaha abahungu, iyo igatwara abakobwa, kubera ko muvuga ko abamarayika ari abakobwa b'Imana. Ibyo murabivuga iki? Murabyumva muti? Imana ibaha abahungu, iyo ikabyara abakobwa. Imana ibaha abo mwita ko ari beza, iyo igatwara abo muvuga ko basuzuguritse bari hasi. Gute ibyo bisobanuka gute? Am khalaqna al-malaikata inatha wa hum shahidun. Ese kuba muvuga ko abamarayika ari abakobwa, byo mubifitiye gihamya? Ese Imana yaremye abamarayika ibarema ari abahungu? Ese Imana yaremye abamarayika ibarema ari abakobwa? Mwari muhari? Mwarabibonye? Byo mubifitiye gihamya? Wala taqifu ma laysa laka bihi ilm. Uramenye, ntuzahamye ibyo udafitiye ubumenyi, ntuzahamye ibyo utahagazeho. Bityo kuvuga ko abamarayika ari abakobwa b'Imana ni ikinyoma, kubera ko ababivuga nta bumenyi babifitiye, ntabwo bigeze babihagararaho, ntabwo babizi. Ala inna min ifkihim la yaqulun. Mu magambo bavuga y'ibinyoma yo kubeshya, no kuba bavuga ko Imana yabyaye. Arabeshya, ibi ntabwo ari ukuri. Ese Imana yahitamo abakobwa kurenza guhitamo abahungu? Ni gute muca imanza? Ni gute mutekereza? walaqad qala ba'du al-mufassirin, bamwe mu basobanuzi ba Qur'ani bavuga ko Imana imaze kurema isi ndetse n'ijuru, ikarema ndetse n'ibirimo byose, nta giti yaremye uretse ko cyari gifitiye akamaro mwene Adamu. Nta giti yaremye uretse ko cyagombaga kugirira mwene Adamu akamaro. Ni gutyo byari bimeze kugeza ubwo umuntu yavuze ko Imana yabyaye. Hanyuma amaze kuvuga ko Imana yabyaye, nibwo Imana yarakaye. Hanyuma ku isi haboneka ibiti bifite akamaro ndetse n'ibidafite akamaro, ariko mu kuri Imana ikibireba byose byari bifitiye mwene Adamu akamaro. Ishobora kuba yagenda akabibonaho akamaro gatandukanye ndetse n'inyungu zitandukanye. Ariko aho umuntu amariye kuvuga ijambo ry'ubuhakanyi ryo kuvuga ko Imana yabyaye, n'ibiti byararakaye, bimwe byanga kwera, ibindi bimera amahwa, aho kugira ngo bigirire umuntu akamaro ahubwo bikamugirira nabi kubera ko yavuze ko Imana yabyaye. Hanyuma undi mumenyi aratubwira ati mu kuri iyo Imana iza kuba yasubira hasi kubera guhakana k'umuhakanyi, Imana yari gusubira hasi kubera ko umuhakanyi yavuze ko Imana yabyaye. Kandi n'iyi Imana iza kuba izamuka mu ntera kubera ko
umuntu yagize ukwemera, ntabwo Imana yari kuzamuka mu ntera izo arizo zose, kubera ko umuntu yari yamaze guhakana. Bityo rero n'iyo Imana iza kuba hari icyagabanyuka mu bwami bwayo kubera ubuhakanyi bw'umuhakanyi, byose byari gushira, kubera ko umuntu yari yavuze ko Imana ifite umwana. Ndetse n'iyo haza kuba hari icyakiyongera mu bwami bw'Imana kubera kwemera k'uwemeye, nta cyari kongera kwiyongera mu bwami bw'Imana, kubera ko umuntu yari yamaze guhakana avuga ko Imana ifite umwana. Ariko kubera ko Allah ni umutagatifu kandi Allah ni umunyabugenge, kandi Allah ntahutiraho, bityo yemeye ko iryo jambo rigatambuka ku ndimi z'abarivuze. ولقد روى البخاري mu gitabo cye yakiriye hadithi yaturutse kwa Abi Hurayra, aho muri hadisi al-Qudusi Imana igira iti kadhabani ibnu Adam, ati mwene Adam yarampinyuje kandi mwene Adamu yarantutse. Kumpinyuza kwa mwene Adamu nuko yavuze ko ntashobora kumuzura nyuma yo gupfa. Ati kandi kumurema atarariho nibyo bikomeye kurenza kuzamugarura nyuma y'uko yabayeho agapfa. Ati naho kuntuka ni igihe yavuze ko nabyaye. Ati kandi njyewe ndi umwe, nta wundi wabona usa nanjye, nta wundi wabona umeze nkanjye, nta wo nkomokaho wabona, ndetse nta n'uwo nkomokaho wabona. Ni njye wiringirwa n'ibiriho byose, sinabyaye kandi sinabyawe, ndetse nta n'icyo nsa nacyo mu biremwa byose bibaho, nta n'icyo nsa nacyo na kimwe mu bibaho byose, ndihariye. Bavandimwe b'Abayisilamu, Imana Nyagasani itugirire neza, kandi Imana Nyagasani iturinde. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.